Nongeye kubasuhuza mwe tubana umunsi ku wundi, ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa, aha tuyibashe kuyikugezaho kuko iyi nzu ureba iri kugurwa amafaranga make cyane, bijyanye n'uko iri n'aho iri n'uburyo ingana n'ikibanza yubatsemo, iri kugurwa miliyoni 155. Aha rero turakubera umuranga mwiza kuri iyi nyubako kugira ngo tubashe kuguhuza na nyirayo muganire, kandi ndizera ko kuri wowe ufite gahunda nuhura na nyirayo biri bugende neza. Witegereza imiterere y'iyi nzu, ko iyi nzu ubona iri mu kibanza kinini nk'uko nabikubwiye kandi irakomeye. Duhe umwanya muto maze urebe ubwiza bwayo, nuyishima uduhamagare kuri iyo numero ubona kuri ekara yawe maze tubashe kuyikugezaho. Reba aha tugeze ni kuri bariko yo kuri salo, ni inzu iteguye neza mu buryo bwiza kandi burambye, ni inzu ifite ubusitani bwiza nk'uko wabibonye, urabona ko yubatse neza. Aha tugeze rero ni muri salo yayo, ni karibu urebe imiterere y'iyi salo irisanzuye ndetse imeze neza mu buryo nawe wakwifuza guteguramo. Si amazu gusa tuhagirira rero, tubagirira n'amasambu, tukabagirira n'ibindi bigenda bitandukanye. Kuri wowe ukunze kubana natwe hano ku Mari TV, ngwino tukubera umuranga mwiza. Urabona aha ni ahagenewe gufatira amafunguro bita muri salamanje, naho urabona ko ari hagari, ari ahantu hasobanutse rwose. Ni karibu rero komeza kwihera ijisho kuri iyi video, urebe uburyo iyi video iteguye, kandi urebe n'uburyo ibyumba byayo biteguye, maze wishimire kuza kureba ubwiza bw'iyi nzu kuri wowe ufite uburyo n'ubushobozi bwo kuba wayigura. Aha ni mu karere ka Kicukiro nk'uko nabibabwiye, ku murenge wa Niboye. Ni inzu ikora kuri kaburimbo kandi urabona ko rwose ifite n'igikoni cyiza, igikoni gitegurirwamo amafunguro nawe ukayarya wumva wishimye. Ni igikoni giteguye neza. Ni karibu rero komeza kureba ubwiza bw'iyi nzu. Duhamagara rero kuri ya nomero wabonye kuri ekara cyangwa se twandikire kuri WhatsApp, maze tukugezeho n'andi mazu n'ibibanza ndetse n'indi mitungo itimukanwa. Tugufite ibibanza rero tugurisha mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kagarama, kuva kuri miliyoni 8 kugera kuri miliyoni 50. Kuri wowe rero wifuza kubaka ahantu heza, waduhamagara tukabikugezaho, kuko ni ibibanza biri ahantu heza muri karitsiye nziza iri kasisiti kandi ituwe. Ni karibu rero bino tubikugezeho uko mu buryo twiyemeje kubaha serivisi nziza. Aha muri kubona rero ni mu cyumba, ni kimwe mu byumba bigize iyi nyubako. Urabona ko naho hateguye neza, hameze neza, ni hagari, kandi buri cyumba cyose kigenda kigira garderobe yo kubikamo, ubona ko isanzuye. Ni karibu rero ku Mari TV. Kuri wowe utarakora subscribe, twagushishikariza gukora subscribe, kanda kuri iriya jambo ry'umutuku, ukanyeganyeza inzogera, ukaba ubaye umwe mu bazajya babona video zacu tubagezaho buri munsi, kuko twiyemeze kubagezaho imari zigurishwa. Ndetse no kuri wowe uzifite uzigurisha, waduhamagara kuri iyo nomero kugira ngo tukubere umuranga mwiza, tuguhuze n'ugura. Murakoze, turabashimiye mukomeza kwitegereza uburyo iyi video iteguye, kandi mukomeza no gutekereza no ku zindi mari twabagezaho, ari ibibanza, ari amazu turabifite, ndetse n'amasambu ku bafite umushinga mugari wo kubaka amafamu yo kororeramo, ndetse n'amasambu akora ku mazi ku bantu bifuza gukora umushinga wo kubaka amahoteli. Aho hose tubabera umuranga mwiza. Ni karibu ku Mari TV, tubahaye ikaze. Shalom shalom.